Good morning. Mwaramutse mute? Njye naramutse neza. Aha rero ejo twari twagiye mu gishanga. Aha nari ndi gufata esanse kuko nari ngiye gukora ibintu bya danje. Ndi no kureba imisozi kuko twari tugiye gufura, ntabwo naherukaga hano hantu, naherukaga kera. Nuko hari umushumba rero ubyutse adutera story. Twaraganiriye biratinda pe, ariko ntabwo twamushyizemo kuko ntabwo yabikunze. Ejo rero ibintu byanjye byose byari byabaye ibibazo, ku buryo na video kuyikora byabaye ibibazo kubera ko byose byarasaga. Aho rero twari tugiye gufura, nari ngiye gutangira kureba imyenda twazanye, aho nari nangiye kumesa kuri speed ya danje. Ibintu byatubayeho rero, amazi yararimo umunyu, twarayobye. Ahantu abandi bamesera ntabwo ariho twe twagiye. Twe twagiye ahantu haba hari amazi gusa arimo umunyu adafata isabune, ariko ntabwo byatubujije kumesa. Ntabwo byatubujije kumesa pe, twarakomeje. Narameshe aho ngaho nari nangiye. Nameshe imyenda mike gusa, ntabwo nari najyanye nayimeshe yose. Niyo nameshe ntabwo yakeye, mana yanjye. Ntabwo mwakumva ibintu byambayeho. Muri kubona imbaraga nari mfite aho ndi kumesa. Aho rero nari ntangiye kumesa pe, ariko murabona nyine inyuma hari imboga kandi nta muntu umena amazi y'isabune mu mboga. Aha rero nari nangiye kurya, nari nasoje no kumesa kuko hari abana baje gusoroma imboga inyuma. Ntabwo twakomeje gufata video, aho nari nangiye kurya, byananiye, inyota yanyishe, dore tripod aho twari turi gufata video. Imisozi yabaye imisozi, aha byari bimaze kuba nka saa sita. Saa sita dore inyange ziri gucaho zisakuza. Aya masaha umva, aha mu gishanga haba hari urusaku rw'inyamaswa gusa. Aho rero narakomeje ndarya, ariko hari hirya bari abantu bacagaho bari bavuye guca imboga. Aho ngaho rero ndakomeza ndareba, nibwira yuko ngiye gutaha. Ibiryo byarananiye. Kera rero naryaga ibintu byose, ariko inyota yari itangiye kunyica, n'ikijumba kukirya kirananira. Kandi pe kera naryaga ntabwo byajyaga binanira kuko twabaga turi mu murima, izuba ryadukubise, ariko ubu nahise ndakara. Nahise ndakara, ahubwo mpita ntangira gupanga gahunda zo kujya kureba imyenda ukuntu imeze, ndagenda. Rino kote rero nari nigitwikiriye kuko izuba ryari ryavuye. Inzara rero ntabwo ari ikintu mw'abantu mwirinde, nakomeje ndarya. Umufuka wanjye rero hano nari nawutumbitse ujyamo ibyondo byatari. Gusa none narawumeshe uracya, tuwushutingiramo video za mbona bihita comedy. Umva dukora video nziza cyane za veni. Nuko aho ndakomeza ndagenda ngiye kureba imyenda kuko twe twayanitse kure, hano twari turi. Hano hose hahinzemo umuceri kandi ntabwo wakanika imyenda w'umuceri. Aho ndakomeza ndagenda ndambuka. Ahambere, aha kabiri noneho harancanga, ndibaza umuntu wagiye kwanika imyenda kuko atari njye wayanitse, yanitse ute? Ariko murabona ukuntu ikirere cyo mu gishanga kiba kidasa n'ikindi, ntabwo biba bisa pe. Nuko ndareba rero, hano narahageze nkubitwa n'inkuba, ndikanga kuko intama zari zakandagiye imyenda. Reba nawe ukuntu umupira zari zawugize. Aho rero nari ndi gutunganya umuntu wanyandikiye, kumubwira ati sinakubwiye, nubona nyine hari iri bwandure umbwire. Kumbe intama nyine zaje ntitwabimenye. Aho ngaho rero ndi kwitunganya, nagize umujinya. Narebyemo nyine y'umweru yanduye cyane, njya kuyisubiramo. Ntabwo yari yanduye cyane, ni kwa kundi nyine ibintu bikubaho nawe ukirakaza. Ako ni akajipo. Iyi jipo nk'abantu mwe bayinguriye igera ku maguru, none reba ukuntu imaze kungana, n'ikinankwira.
ariko nyine mpfa kukambara nase nakajugunya. Ahangaha nakomeje kureba, ahangaha nari ngiye kurwana n'intama mbona nyirazo araje mpita mbireka. Ahangaha naraje ndareba, ndeba nyine ifite ikibazo cyane, indi ndayihindura. Ahangaha ngiye kuyisubiramo. Umupira wo nta nubwo nakongera kuwambara, ntabwo wandujwe n'intama ariko narawupfubije, ubwo ndambuka. Umupira nari nitwikiriye sindakaye nkawusiga, ngezeyo izuba rirankubita rero sasa. Ahangaha nari ngiye kuyisubiramo, ndi kugenda nitonganya, nashatse kujya kurwana n'intama z'abandi ariko nyine mbona nabyo si byo, nuko ndambuka ndagenda. Subira kumesa rero, umesa imyenda ukayisubiramo, nanzi ko biba mu rugo gusa nyine iguye, ntabwo nzi ko no mu gishanga byakuba ariko byambayeho. Uwo mugiye kuvuga ngo mu gishanga se ngo barahamesera iki? Ntabwo mwigeze mumesera mu gishanga, ariko nzi ko mwahamesera benshi. Hari nahise nzavuma, ariya mazi ubona ari gusa kuriya ni meza, aba asa neza gusa ntabwo nyine wayanywa, ariko anatetse wayanywa. Ndakomeza ndamesa, ndareba nyine ndamesa ntarakaye mfite umujinya. Aho ngaho noneho kwari gukuramo ibizinga kuko n'umupira nyine wari utaruma, niwo nameshe bwa nyuma. Urabona rero amamoto abacaho ruguru ku muhanda, hegeranye n'umuhanda, amamoto bari gucaho atambika, abantu banyuraho, ariko nyine ntabwo hari hano hantu bahamesera pe, twarayobye ko twari twenyine, kandi ahandi batwereba ruguru naho nari nanitseyo. Iyo mbimenya rero nari kwiyanikira haruguru kuko hari umwanya, kugira ngo rero ndaza kugira hari ahantu ngira ngo ntabonetsemo pe. Suri bunshyiremo ko pirayiti ko n'ubwo uri gucuranga ibyo bintu. Aho rero narakomeje ndamesa gake gake, hakana nyine amaze kurakara nyine ndamesa. Noneho umupira nawo wanga gucya, mana yanjye imyenda y'umweru niyo mpamvu ubundi nyanga, niyo mpamvu nikundira imyenda y'imikara. Imyenda y'umweru ariko niyo abantu bagira amasuku cyane, nuko niyo mfite nayo uri kubona ejo yari yangaraguye. Ndakomeza ndamesa gusa finally byarangiye bivuyemo. Aho rero hari umushumba ari kudutera sori ngo amaze umwaka atoga n'iki, ngo amaze umwaka ngo atarya amavuta. Nk'abantu ubuzima mubayemo ujye mushimira Imana ko hari abandi bantu babayeho mu buzima bubi, babayeho mu buzima bubi cyane. Baje umuntu kuba aba ahantu akora akazi ariko akaba yifuza ati nguwama n'umuceri basi. Twarakomeje turaganira rero aho ngaho, ntabwo we yashakaga ko tumushyiramo ariko nabonye hari ahantu twamufashe uraza kuza kumubona. Umva umunaniro nakuye hano hantu n'ubu ndacyafite, kuko mwe muri kubona turi gufata video gutya, hari igihe noneho cyageze dufata na video zindi, ntabwo zo zizajyana ariko muzazibona. Ndakomeza ndakora rero gake gake. Ari nari nsubiye kwanura umupira nawumeshe, ntabwo nategereza ko wuma neza ariko wari wakamutse. Nsubira kwanura rero ndavuga ati reka nitahire. Ahantu twari turi kwanura nanura mvuga ati Imana ishimwe ubwo ngiye gutaha, nari nananiwe mfite ibitotsi mfite inyota. Amazi yaha rero banzaniye mwana we arimo umunyu, umva atamara inyota ahubwo agutera inyota. Aha rero iri kote ninjye narisize ahantu, ryo naritahanye narimeshe kubera amazi twagiyemo ntabwo ari abandi bameseramo, twasanze arimo umunyu, tumesa imyenda mishya, amasabune baradushiranye.
nkomeza kuzingarira. Ino jipo yari yagiyemo udusimba ndi kuyikuramo, ndi kudukunkumura. Udusimba two mu gishanga, ubwo simamya neza ko iyi myenda umuntu azayambara simubabe. Kera rero twajyaga tujya kumesera mu gishanga, mu rugo bakanga kuduha imyenda yabo, ngo nta myenda yanjye naguha ngo utampfubiriza imyenda. Ukajya mu gishanga ukajyana iyawe gusa ngo ugiye kumeserayo, ugiye mu gakungu n'abandi bana no kwidumba ari biki. Aha rero narabigerageje biranga pe, ariko ubutaha nzajya ahandi bamesera, kuko ngewe ubundi ntabwo nari najyanywe no kumesa, nini nari nagiye kwifatira video. Anga rero narakomeje ndahanura, mba nanura gake gake ndi kubara inkuru. Umva ngaha twari turi kubara inkuru mu gishanga, haba harimo abantu benshi, bagiye guhinga, bagiye kwahira, cyane cyane bo muri iki gihe cy'izuba. Abantu baba bagiye kwahira baba barimo ari benshi. Mwana yanjye, umuntu warebye iyi video akayigeza aha ngaha rwose ndamushimira, Imana imuhe umugisha mwinshi, kubera ko rwose yakoze yihanganye. Umva Imana iguha umugisha pe. Aho ngaho rero nari ntangiye gupanga ukuntu ngiye kwambuka. Ndi kubika akarabiro kanjye, nari nagataye hasi kubera umujinya. Kandi rero ngata andi mafaranga yari kumvamo, ko ntabwo nabaho rwose nafite rabero. Wa mupira rero ni ukuwuzinga nigengeseriye, gusa wari wakeye pe, ntabwo nari nizeye ko biriya bintu intama zashyizemo biri buvemo, gusa wari wakeye. Ndakomeza ndazinga rero, ndaterura ngo ndagiye. Ngeze imbere ngira ubwoba bw'ahantu ngiye guca, mwana we. Ngaha rero nabanje ndaniryamo gakeya, twari turi gutera story. Muraje murebe umushumba wari uri kuvuga ngo amaze umwaka atoga, ngo amaze umwaka atarya amavuta, amaze nyine umwaka atarya ibintu byo hanze. Uriya mumama rero mu gitondo yari ari kumwe n'abana be bari gusoroma imboga. Aha byari bigeze nimugoroba, baje guha abandi baje kurangura, bari kuranguza imboga. Murabizi mu zuba nta kintu kidatwara amafaranga. Aho narambutse nyine mbona bigenze neza, ariko hari harehare. Murabona ukuntu mu gishanga iyo bumaze kuba nimugoroba bugenda bwira nyine, sinzi impamvu, ariko aho nyine buba buri kwira. Ndakomeza ndagenda, dore wa mushumba rero. Uyu muntu ngo nuriya mupira afite ngo yawutoraguye ahantu yajyanye amata, asanga barawugize itorosho bitawutwara. Rero mujye mushima Imana mu buzima mubayemo, abandi bantu babwifuza pe bakanabubura. Aha ngaha yari agiye kwahira, ngo hari undi babana nawe wagiye kwahira, bahita bamwaka telefone n'iki. Nanjye kuzana iriya myenda iri ruguru, nawe yari yigiriye kwahira.